ryo mu gitabo cy'ibarura. Umuhanuzi Balamu w'umunyamahanga yari yaje kuvuma Isiraheli. Yubuye amaso abona Abayisiraheli bashinze ingando, buri nzu iri ukwayo. Umwuka w'Imana umusakaramo, maze abahanurira muri iki gisigo agira ati: arabivuze Balamu mwene Beori, arabivuze umugabo ureba akageza kure, arabivuze uwumva amagambo y'Uhoraho, akabona ibyo Uhoraho amweretse, maze yaba yatwawe mu Mana amaso ye agafunguka. Mbega amahema yawe Yakobo, ngo araba meza kimwe n'ingabo zawe Isiraheli. Ameze nk'amazi atemba ava mu isumo, ameze nk'ubusitani bwo ku nkombe y'uruzi, ameze nk'imisaga yiterewe n'Uhoraho, cyangwa amasederi yo ku nkombe y'umugezi. Ni nk'amazi yarenze imiyoboro agasendera mu mbuto. Umwami wa Isiraheli azaganza Agagi, maze ingoma ye izasagambe. Nuko yongera kubahanurira muri iki gisigo agira ati: ndabivuze Balamu mwene Beori, ndi umugabo ureba nkitegereza. Ibizaba ndabyiyumvira, nyamara si ibya vuba. Ndabyitegereza ariko ntibindi bugufi. Mu nzu ya Yakobo hazavuka inyenyeri, mu muryango wa Isiraheli hazaboneka inkoni y'ubwami. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu n'abane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu amaze kwinjira mu ngoro ariho yigisha, abatware b'abaherezabitambo n'abakuru b'umuryango baramusanga bati: ibyo bikoresha bubasha ki? Ninde waguhaye ubwo bubasha? Yezu arabasubiza ati: reka nanjye ngira icyo mbabaza. Nimukimbwira nanjye ndababwira inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Batisimu ya Yohani yaturukaga he? Ni mu ijuru cyangwa se ni ku bantu? Ariko bo baribwira bati: nidusubiza tuti ni mu ijuru, aratubwira ati: mwabujijwe n'iki kumwemera? Naho nidusubiza ngo ni ku bantu, ntidukira rubanda, kuko bose bahamya ko Yohani ari umuhanuzi. Basubiza Yezu bati: ntitubizi. Nawe arabasubiza ati: nanjye nuko simbabwiye inkomoko y'ububasha nkoresha ibyo. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Yesu afite koko ububasha bw'Imana. Yesu wari umaze gusaba ituze bucece no kubaha ingoro y'Imana. Yesu wari wakoranye gutinyuka rwose abari bashinzwe ingoro y'Imana, ariko akabereka ko babikora nabi, kuko bari barayigize isoko ry'ubucuruzi. Dore uwo Yezu
uzi neza umutima wa muntu ukuntu abona uburyarya bw'abamusanze, maze ntabasubize ako kanya ikibazo bamubajije, ahubwo nawe akababaza. Ya mategeko tuvuga 10 ku bisate 2 by'amabuye, 3 yerekeye umubano n'Imana, 7 yerekeye umubano na bagenzi bacu. Babonye Yesu Kristo avuga ako kanya atari kuvuga ngo nk'uko Musa yababwiye, nk'uko Musa yavuze, nk'uko kanaka yavuze, nk'uko umwanditsi runaka yavuze, nk'uko inama nkuru ya Kiliziya yabigenje, baravuga ati uyu muntu ubasha bukurashye. Ubwo ubasha bukurashye niki gituma ugenza utya? Niki gituma uvuga utya? Yesu rero mu gisubizo ariko nacyo kirimo n'ikibazo atanga, ni nkaho ababwira ati niba mumbajije ibyo, Yohani Batista ububasha bwe, kuko atavugaga nk'uko Musa gusa yavuze, ahubwo ubwo bubasha bwaturutse ku Mana, akabereka ko ari umuhamya kuruta kuba umuvugizi. Ni umuhamya w'urukundo rw'Imana. Yohani Batista yaciye bugufi, kandi ubwo twitegura iminsi mikuru ya Noheli, ubwo twitegura kwinjira mu birori byo kuvuka kwa Nyagasani, tugomba kwibuka iryo jambo cyane. Yohani ntabwo yabaye umuvugizi gusa, umuhanuzi gusa, ahubwo yabaye umuhamya w'ukuri gukomoka ku Mana. Yabaye umuhamya w'ikiva ku Mana kuruta kuba umuvugizi, kuruta kuba umuhanuzi bisanzwe. Ubwo buhamya rero abantu barabwemeye, babona ko aturutse ku Mana, kandi atari kuvuga ngo nk'uko Musa yavuze, ahubwo ari kugaragaza imigenzereze nk'uko muri abakirisitu, muri quartier, mu isoko aho mugiye kujya, mu kazi gatandukanye aho mugiye kujya, mukaba abahamya b'ubwo rukundo rw'Imana, b'uko ukuri dukomora kuri Nyagasani Yesu Kristo, maze abantu bakamwemera, abantu bakabyemera, abantu bagakurikira